Bwana Angilbert Mutabaruka ndaza gusaba abantu bose gutuza tugiye kureba burya ndakubwiza ukuri iyo urebye geographical position y'u Rwanda ntago warutandukanya n'ibibazo byose bishobora kubera mu karere byarugiraho ingaruka cyane. Ejo niriwe ndeba ibinyamakuru byinshi byose byo kwisi sibyo. Ejo nanjye wagira ngo nari ndi muri situation room ndeba reaction, ndeba buri kimwe cyose nkurikirana ndeba, ariko nzi ko nayo ntago wari wicaye. Hari abayobozi bo kuri isi hari wakurikiranaga. Ariko noneho ndashaka tuze kuba clair kandi turebe buri kintu cyose efe yacyo nuko umwanya utatubera. Turakoresha iyo dufite niba na ngombwa turasaba extension kuko this is very serious. Ndashaka iyo tugiye kureba ikintu tukajya tureba ibyo bita phenotype, genotype, sibyo, ngo turebe impamvu y'ikintu icyo ari cyo cyose tukirebe. Niba kugerageza kuyasobanura nanjye byari binjyana. Turebe ikintu cyose tukirebere mu muzi mu turemangingo twacyo. Hanyuma ndashaka ubanze unkorere resume gusa mbere yuko ninjira kuri uri ngingo, uze kureba list y'ibintu bitanu Congo yasabaga ejo Security Council members and non-members. Turebe ibyo cyane cyane it was around Rwanda, sibyo, byari ku Rwanda cyane cyane, wumva ibyo basabaga. None nyuma yaho tuze kugaruka tubihuze na reality on the ground and sibyo icyo twakwita wenda border dynamics and the security concern of every neighbor of the DRC. Reka manze nkubwire muri ya nama ariko gerageza kubirezima kuko turashaka kuza mu bintu byinshi, ariko ntago bituma ntabivuga uko nabibonye. Bivuga uko wabyumvise. Abahagarariye ibihugu muri iyi nama, abari bahagarariye ibihugu muri iyi nama, yego, duhere kuri Therese Kayikwamba Wagner, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. We yari ahari mu nama, namuvuga n'abamuvugaho bose bavuga ngo turishimye kuba ari hano. Yasabye ko mu byo yasabye, ariko ndakureka uze kubigarukaho wewe, reka mvuge ku bindi bihugu. Turaza kumureka nta nubwo nze kubigarukaho, ndamuha ijambo byivugire. Reka ngingaruka ku bindi bihugu. Denmark, uwari uyihagarariye muri ya nama, yavuze ko nk'igihugu nka Denmark bababajwe no kubona M23 ishyigikiwe n'u Rwanda yarafashe uriya mujyi wa Goma, igafata ikibuga cy'indege cya Goma, igahonyora n'uburenganzira bw'abasivile kuko ngo bahapfiriye, abandi bagahunga, abandi bagahangayika. Ngo birayibabaje cyane, ikabisaba ko byihuse cyane ingabo z'u Rwanda ziva ku butaka bwa Kongo, M23 igasubira inyuma yaturutse, hanyuma bagaha inzira abatabazi barimo n'abaganga ndetse n'ingabo z'umuryango w'abibumbye, bagakora icyo bagomba gukora cyo guproteja abasivile no kubaba hafi. Undi wavuze Ubushinwa, nawe nibyo yasubiyemo, nawe nibyo ngibyo yasubiyemo. Uwa Pakistan nawe nibyo yasubiyemo. Uwa Korea, ntabwo namenye niba ari Korea y'Epfo cyangwa ariko ni y'Epfo bya byose, nawe yabati birababaje kubona special force y'u Rwanda ijyana nabo ngabo ikagenda igafata ari ahantu. Ni ibintu bibabaje. Bati tubabajwe none ikindi cyose bashimangiye bati umuntu wese wagize uruhare mu kurasa ku ngabo z'umuryango w'abibumbye, akazikomeretsa cyangwa akazica cyangwa akangiza ibikorwa byazo, agomba afatwe ashyikirizwa ubutabera mpuzamahanga kuko iki ni icyaha cy'intambara bakoze. Bose nibyo bagiye bagarukaho. N'uwa Amerika yewe bavuze bati u Rwanda, nta wagiye atavuze u Rwanda, u Rwanda rugomba kureka gushyigikira M23. Ariko noneho harimo n'abandi bagiye bagaruka bati ariko na Kongo ireke gushyigikira FDLR. N'Ubushinwa yabivuze, ireke gushyigikira FDLR ndetse iyo FDLR bayisenye. Abandi bakavuga ati tugaruke no ku masezerano ibiganiro bya Rwanda, ari byo byongera bisubukurwe, hagaruka umutekano, kandi bavuga hagati y'ibihugu byombi, ntabwo bavuga hagati y'inyeshyamba za M23 na leta ya Kongo. Ibyo nibyo nabashije kumvamo. Okay. Kuko undashaka twinjire mu bintu bimwe, tubanze twumve mu magambo make ibya Kayikwamba, hanyuma tuze kuza tureba byinshi kurushaho. By the Council. I welcome the fact that the Council has recognized Rwanda's responsibility for the violation of our sovereignty and our territorial integrity, as well as the violence currently unfolding in Goma. However,
Words have not been enough to end the human suffering and the aggression and onslaught on Goma. It is now time for the Security Council to act. Millions have been displaced, thousands are trapped in the besieged city of Goma with restricted access to food, water, electricity, security. Countless lives have been lost. Enough is enough. Rwanda cannot be allowed to continue to act with impunity, and I therefore called on the Council to act in defense of the principles of multilateralism and international law. The DRC welcomes the decision by Germany, not a Council member, to cancel its planned meetings next month on development aid with Rwanda and to actions, very actionable, under UN Charter. It is time for the United Nations Security Council to act decisively and send a clear message that Rwanda's aggression and impunity will not be tolerated. As I said to the Council, the rules of multilateralism apply to us all. There is no Rwandan exceptionalism. Thank you. Yes. Minister Stefano Vaccara, La Voce New York, Ital Press. We heard what the Security Council, they did a lot of speeches about which of the P5, which one is not doing and didn't satisfy you of what you expected, and why the Security Council is still not doing what you expected the Security Council to do. We took note of the statements made by all the members of the Council. This aggression. Okay. The take icyo dushaka kumva ni ibi bitanu avuga ko yasabye Loni gukora icyambere harimo igikaze cyo kuvuga ngo u Rwanda ntirugomba kongera gutanga ingabo mu muryango w'abibumbye. Reka tugende ingingo ku yindi. Yatangiye avuga yuko u Rwanda rugomba kuvana ingabo zarwo muri Kongo. Ibyo byanze bikunze kuba ibyo ngibyo sasa u Rwanda rwo ruvuga ko nta ngabo rufite muri Kongo. That's one. Icyakabiri, u Rwanda rugomba gufatirwa ibihano, sibyo, no gushyiraho umucyo yuko rugura intwaro kugira ngo rucibwe imbaraga, sibyo, rutazongera kuba harakantu bansuka ugashyiraho clarification. Okay. Uyu ni uri kuvuga cyawe n'umusemuzi niwe avuga igifaransa cyiza n'icyongereza cyiza kuko yize Harvard. We aravuga icyongereza cyiza n'igifaransa yize Harvard. Yize Harvard, yes. Niwe avuga icyongereza n'igifaransa avuga igifaransa cyiza. Yongeramo yuko u Rwanda rugomba, sibyo, gufatirwa mbarwa ku mabuye y'agaciro yarwo. Avuga ko rwiba muri Kongo, nuvuga ngo amabuye yanduye, sibyo, ko rwose ibyo ngibyo. Iri ni turufu Kongo yakoresheje guhera kera igaragaza ko u Rwanda nta minere nimwe rugira. Ariko my dear, mwibuke yuko u Rwanda rwasinye amasezerano na Union Européenne iyo gucukura amabuye muri minere z'u Rwanda. Ibyo ni icyo gihe Kongo yabaye ya mbere gusa kuzivuga ko kujya gusakuza ayo mabuye ngo ntayo ari aya Kongo bazaba ari kugurisha. Union Européenne babwira yuko bigaragara ko bizwi ko kuva na kera u Rwanda rucukura, kandi n'ubu ibyo ntabwo tubitindaho. Biragaragara ko ibi ngibi ubwabyo ni tarnishing, smearing n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Reka dukomeze ku kindi. Avuga yuko u Rwanda rukwiriye kuvanwa burundu, sibyo, muri misiyo za Loni mu bihugu bitanga ingabo zo kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi, kugira ngo rudakomeza ati ntabwo byumvikana ukuntu waba utanga ingabo mu muryango w'abibumbye ugahindukira ukica izindi ngabo z'umuryango w'abibumbye n'izindi ziri mu butumwa bw'amahoro. Hanyuma harimo n'akandi yavuze yuko hakwiriye gufatirwa ibihano structure y'ingabo z'u Rwanda kugira ngo zicike imbaraga burundu. Ubwo ni ambargo kuri command structure. Iyo uvuze command structure uvuga iki? Uvuga abagaba bakuru, uvuga n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ibi rero ubwabyo ni ibintu wenda twakenda kumva nanone yanabe ko bagomba no gutegeka u Rwanda gukura ingabo zazo. Ibyo nabivuze. Vuga ko u Rwanda ruvuga ko rutagira ingabo muri Kongo. Ibyo ngibyo ni statement igira ngo ihoraho, ariko akibanda cyane kuri UN group of expert. Mperuka kumva nyakubahwa Perezida wa Repubulika avuga yuko ibintu bakora ubwabyo biteye agahinda. We atemera at all ko ibintu bihari biri biased,
they are manipulated n'ibindi nk'ibyo ngibyo, basa nkaho ari porte parole cyangwa se ari abavugizi ba leta ya Kongo kubyishaka kumvikana. Ndabibutsa kuri ibi ngibi byose. Hanyuma hano yongeyemo kuvuga ati twebwe atari ko se kwiyoroni sibyo tuyizi akanama kabari tukazi ko kujya ukazafata ibyemezo katajya kabifata. Ni umunyamakuru wambaje hano sinzi bona